In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, the disease later named COVID-19. isi irashaje n'ibiyikorerwamo birenze kuba bibi ubayituye. Ubugambanyi bwinshi kwangana bikabije, Mana ngwino dukize turagutabaza. Ingenzi cyo gukorera data witumanya mu bita gira umumaro bimusange Yesu akubabarire uko umeze kose aragutabara. Ingenzi cyo gukorera data witumanya mu bita gira umumaro bimusange Yesu akubabarire uko umeze kose aragutabara. Abantu iki gihe barahindagurika, uwo wita inshuti yawe arakwigarama. Iyo ugeze mu bibazo akureba nk'utakuzi, mbese ibibi nk'ibyo bizatugeza he? Ingenzi cyo gukorera data witumanya mu bita gira umumaro bimusange Yesu akubabarire uko umeze kose aragutabara. Ingenzi cyo gukorera data witumanya mu bita gira umumaro bimusange Yesu akubabarire uko umeze kose aragutabara. Bene data wumva ubu butumwa, inama nakugira uko wahinduka.